Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushima ko wadukunze cyane, ukaba waratanze Yesu Kristo umwana w'intama kugira ngo akure ibicumuro by'abari mu isi ndetse aducungure ubutware bw'umwijima. Turagushimira rero ko duhaye agakiza ku buntu, kuko ngo ntitwakijijwe kubw'imirimo, ariko ngo twakijijwe n'ubuntu bwawe bwo kwizera. Turi hano Mwami uyu munsi wa mbere yo gutangira amasengesho yo kujya imuhengeri mu kukumenya, kugira ngo tubashe kwitwa inshuti zawe. Urakoze rero Mwuka Wera, dufate kuboko kugira ngo utujyane muri uru rugendo ko kwegera umutima w'Imana. Mwami, udukize imihango n'imigenzo y'idini, ariko tube koko Mwami inshuti zawe z'inkora mutima, nkuko wavuze ko abahanuzi bawe ngo nta na kimwe wakora gutabanje kubibira akabanga, kuko bari inshuti zawe. Babonye kuri Aburahamu yuko yari inshuti yawe, ntabwo yarakiri umugaragu, yabaye inshuti yawe. N'aba Petero Mwami warababwiye ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu ntamenye icyo shebuja akora, ariko mbita inshuti, kuko ibyo numvanye data narabibabwiye. Urakoze Mwami, turasenga itorero ryose, yaba iri torero Beteli, yaba amatorero yose y'Imana ku isi. Ibihe turimo Mwami bitoroshye, dutegereje ugaruka kwawe. Reka Mwami tube koko inshuti zawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Murabona ko abantu kenshi dukinisha amagambo, dukinisha amagambo. Umuntu akavuga amagambo ukibaza ibisobanuro wahaye magambo. Nimujya mumva abantu cyane cyane muri milieu z'abarokore ngo uraho inshuti y'Imana, mumaze kumva ibi bike tumaze kumva, wumva ari byo? Cyo ni bigambo by'abanyedini gusa. Uko umuntu akwiye gupeza, il faut peser ses mots, akwiye gupima amagambo uvuga. Ese abashaka kuvuga iki? Abashaka kuvuga ibi Imana ivuga, cyangwa arashaka kuvuga ibindi ntazi? Ntabwo kwizera Yesu bitabwindura inshuti. No, agwaye agakiza ku buntu, noneho ni invitation. Araguhamagara rero kwinjirana nawe mu rugendo rwo kuba inshuti. Ariko ntabwo umuntu wese wakira agakiza kubwo kwizera gusa ngo yabaye inshuti. Ugise Imana iramubitsa amabanga, ishobora gufata riski yo kumuha amabanga? No. Ndashaka mbabazi, mwigeze mubona mu gice 12 itangiro Imana yahamagara Abrahamu imwita inshuti? Nuko bamaze kugendana. Ayuise na ubundi twari kubona mu gice 12 ivuga ngo Abrahamu rwose inshuti yanjye ngwino unkurikire mu gihugu nzakwereka, sibyo? Ntabyigeze ivuga. None wowe ngo kuba ko nguru mu rukore ngo abaye inshuti y'Imana, byo ni gukinisha amagambo. Jane bitabyibaza, ahubwo nasanze ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo nous ne savons même pas ce que c'est les concepts. Nous jouons avec les mots parce que nous ne savons pas ce que c'est un concept. Ntago tuzi ijambo igitekerezo rihetse, niyo mpamvu dukinisha amagambo. Amen. Mwabizi? Haleluya. Iyo wanditse igitabo yaba memoire, yaba teze, kugira ngo baguhe impamyabumenyi, hari igice cy'igitabo cyitwa igice cyo gusobanura amagambo y'ingenzi icyo avuga mu bushakashatsi bwawe. Wayumvise? Amen. Ukiye gusobanura za concept ubukoresha kugira ngo nibabyumve ukundi,
kuko ijambo rishobora kuba rivuga iki hano rikavuga ikindi ahandi. Wabizi? Ukwiye gusobanutse rero muri iki gitabo iri jambo nimuribonamo mumenye icyo rivuga muri uyu murimo nakoze. Iri jambo rifite ibi bisobanuro ibi n'ibi. Kugira ngo rero niba kosora igitabo cyawe cyari igihe cyo kudefanda babyumve ko washatse kubivuga. Wabizi? Amen. Manishimwe. Kuye gusobanura le concept. Haleluya. Ari ijambo rimwe rivuga ibi muri sociologie, wajya muri droit rikavuga ibindi. Ukire gusobanura iri jambo muri yo domaine muri rurakoresha rivuga iki. Kugira ngo ntibagiye babyitiranye usange bavuga ati akazi kawe ni zero. Wabizi? Kandi nuko gusa batamenya ibyo yashatse kuvuga. None Imana iravuze hano icyo ari cyo intimacy. Yabivuze mu ijambo ryayo. Ubifate muri kadiri Imana yabivuzemo. Umvise Imana ivuga ngo Abisirayeli bose ngo ni inshuti. No. Mu Isano rya kera Imana yabisobanuye. Ngo Aburahamu namuyishe ki. Amen. Amen. Ko ari inshuti yanjye. Uhitubona aho yuko Imana ikwita inshuti nta sokre ihari. Right? Tumuzanisha. Yesu abwiye ba Petero ngo sinkibita abagaragu. Kuko umugaragu ntamenya ibyo shebuja akora. Ngo ahubwo mbise inshuti. None se ntiyatanze ibisobanuro se? Uhitumenya rero Imana yikwisa inshuti, uhitumenya n'uwe rwego igufatamo. Hari naho turagenda hariya muhahura hariya kuri rompwe, hariya mu mugi, ngura inshuti y'Imana. Tusiyo tuvuga. Tukinisha ibyo tutazi. No mu bantu uretse Imana ntabwo umuntu wese umwita inshuti. No, ubwo n'uburyarya. Tu joues avec les mots? No, inshuti ntabwo ari ibintu yo kinisha. Wabizi? Yaba mu isi yaba mu by'Imana, inshuti ifite icyo isobanura. Imana ishimwe. Amen. Niyo mpamvu aba bantu bajya bashingirwa hano bakwiye kuzongerezamo ikindi kintu, haba mu kubategura, haba no mu gihe cyo kubaho umugisha. Bakwiye kumubaza azaba inshuti yawe. Ko ntabwo bajya babaza icyo kintu. Hanyuma basobanurira inshuti icyo ari cyo. Ntabwo azajya kugura isambu abishe mugenzi we bubakanye. Wabizi? Ntabwo azagenda ku ruhande apfundikanye ibintu abishe umugabo we cyangwa umugabo abishe umugore. Inshuti. Turuzabibona muri iki cyumweru ukuntu Imana ifata relation yayo n'abantu bayo nkuko mariage nzima imeze. Tuzabireba. Wabizi? Iyo analogie Imana irayikoresha. Ariko uyu muzi se nibizima se? Byinshi ntabwo ari bizima. Ndavuga bubakanye. Ingorane gusa. Amen. Ingorane gusa. Mwari muzi ko hariho n'abantu umugore n'umugabo umwe ntazi n'umushahara wundi. Bari mubizi ibyo? Ntazi yahembwa. Mu mubiri normal. Umugore ntazi amafaranga umugabo ahembwa. N'umugabo ntazi yayo nimba bumbi bakora. Umva n'urugo rubatse kuki. Umva rubatse kuki. Hari na kanigize kumva umugabo baramwirukanye ku kazi, umugore yamaze igihe kirekire aja kunyuba ku bandi. None se hagati aho yamubwira ko we karatanga ratio. Taho bimenya. Kumbe baramwirukanye. Baramwirukanye kera. Umugore ntiyabimenya, abimenya nyuma byaratiza ibigwa n'abandi bantu. Nimba hagati aho yaratanga ratio sinamenya. Nimba yaravugaga sizakwinjira muri ibyo. Ibyo byamvuna. Ni wanyirabyo. Gusa n'ibintu bibabaje. None se umva rugo ruhagaze ku musenyi. Ku musenyi.
twongere dusome uriya murongo wa mbere. Iriya zaburi tuzayigenda muri gicumuro cyose, tuzagenda umurongo ku wundi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Amen. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Tumaze kumva ko iyo zaburi ntabwo Imana yayihumekeye mu ndi, yayihumekeye umuntu yari umwungeri. Kuvuga ngo arabizi, yabanye n'intama, kandi murabizi ko yavuze ko yari yiteguye no kuzigura, aho kugira ngo idubu itware intama imwe cyangwa umwana w'intama, yapfuye imanza kumwica. Arabizi ibyo avuga. Amen. N'umwami we ubwe ari we Yesu Kristo, umwami wa Dawidi. Amen. Igihe yaje ubwe yari yise ko niwe mwungeri mwiza, ngo yigura intama ze. Amen. Yumva? Katwasoma muri Yohana 10. Yohana 10. Amen. Haleluya. Nge mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Amen. Amen. Yesu aravuze ngo nige mwungeri mwiza. Ni kiranga umwungeri mwiza? Apfira intama ze. Kuko ntabwo ari umushanshuro. Uwo mutima twabonye muri Dawidi? Yego. None si bikuzana kukuwe kuri. Ni relation hagati y'umwungeri n'intama. Hagati y'umwungeri n'intama ze nta kintu kitambitse hagati. Uvuga ngo babaye ikintu kimwe. Umwungeri n'intama ze babaye umwe. Iyo byitwa relation d'intimité. In your intimacy. Murabona? Nimba Yesu avuga ngo nige mwungeri mwiza, kubera ko umwungeri mwiza apfira intama ze, kandi yarazipfiriye koko, ngo ni twebwe. Amen. Ni ukuvuga umwami ariwe aravuga ko ikintu gikuru kuri we ntabwo ari imihango n'imigenzo y'amateraniro. Ikintu gikuru kuri we ni relation, ni ubusabane bwe nabo yita intama ze, zikamenya umutima we nawe akamenya umutima wazo. Giye kintu kinezeza nuko ari Imana ishaka ubwo bushuti. Twe tubushaka mbere, ni bushaka. Imana yabwiye icyubahiro. Cyo nicyo kintu kimpumuriza. Ntabwo ari tugenda tuvuga ngo turagushakaho ubushuti Imana, ngo niyo ishaka ubwo bushuti. Kuba inshuti y'Imana bifite ingaruka zikomeye, kubera ko ni responsabilité Imana ibigushizeho. Ku ruhande rwayo nta kibazo, kuko Imana ni parfait, ahubwo ni wowe. Ni gute uzajera ubwo bushuti bwawe n'Imana? Ukwiye kuzitwara nk'inshuti ye koko, nk'inshuti yayo. Amen. Ni kubitsa amabanga, ese uzayamena cyangwa uzayabika mu gihe bitari ngombwa ko avugwa? Na niyo mpamvu Imana yavuze muri Amosi 3:7 ngo ntacyo yabasha gukora itibiye akabanga abahanuzi bayo. Kuvuga ngo na abantu bagendanye nayo kugeza aho Imana ibizera nk'inshuti zayo, ishobora gukingura umutima wayo ikababwira amabanga ibyo ishaka gukora. Kuko ntabwo bahita bavaho bakagira babitangaza kandi itabatumye kubitangaza. Dore impamvu rero
abakristu bose badashobora kuba kwitwa ngo inshuti z'Imana. Amen. Yesu hari ibintu abwiye abigishwa be, imbaga, pana bari ba Petero, bakiri imbaga z'abigishwa, la foule des disciples, ati ibi rero muwe mwisheshetse, wagira ngo yabatumye. Aho kanya bakavaho bagenda babi, nonse bivuga ko teste ntiyabananiwe, batsinzwe. Kuko inshuti nyanshuti ntabwo ipfa kujya kuvuga ibyo mwavuganye. Ikwiye kumeze se biremerewe ko mbivuga, ese ni icyo gihe bigenewe bandi, nkwiye kuvuga iki nkagarukira hehe? Ibyo byose ni ibintu byinjira muri uwo munzani w'ijambo ryitwa ami intime, inshuti. Amen. Y'inkoramutima. Imana ishimwe. Hari abantu benshi bari bavuga ngo ngiye Imana ntabwo ijya imbwira. Ipfa kukubwira se? Yo izi umutima wawe kurusha ko wiyizi. Hari ibyo ikubwiye wahita usara. Mwari mubizi byose? Soma Yeremiya, soma abahanuzi batandukanye. Hari ibyo Imana yabwiraga abahanuzi bagahinda imishitsi, bagahinda imishitsi, kuko bifite poids, bifite uburemere. Nk'Imana ikubwiye mu cyumweru kiri imbere wenda ibishobora kuba ku isi, ese ufite capacité, ufite ubushobozi umutima wawe bwo guheka ibyo bintu? Ese ufite umutima wo gukontena ibyo bintu? Imana rero itira ute? Irabyigumanira. Uko Imana ntabwo ari Imana ishaka kutuvuna cyangwa duteze ibibazo. Hari ibyo Imana ishobora kukubwira umwanya ibintu bigahinduka, mwabyumvise, ugakora amadega. Rero mukikubimenya, ntabwo Imana ipfa kuvuga, ntabwo Imana ipfa kubwira umuntu. Usiye ko muri iyi minsi abantu bose bakinishije ngo Imana yambwiye. YouTube umuntu wese aravuye hariya ngo Imana yamubwiye, avundurutse mu bitoki hariya ngo Imana yambwiye, avuye gukura ibirayi ngo Imana yambwiye, avuye kuroba amafi muri Kivu ngo Imana ngo yambwiye. Imana yakubwiye? Nihe Mana iyo? Ni nyabingi niki? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo wibaza ko ipfa kuvuga? Ipfa kuvuga, ipfa kubwira uwo ari wese? Kada. Kada. Mwabyumvise? Ni ibintu byabaye vulgaire. Soma Matayo 14:23 na Mariko 1:35. Amaze kubasezerera aragenda, azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine. Amen. Nuko mu museke arabyuka, arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Amen. Yesu niyo twigiraho intimité de Dieu, intimacy with God. Yesu niyo twigiraho kuba inshuti y'Imana, ko we yari inshuti ya se. Mwabonye ko ahantu tumaze gusoma hatubwira iki? Atubwira ko nubwo yari afite umurimo mugari, ariko ngo yahingiraga abandi baryamye, agasohoka umuseke utaratambika kuvugana na se, na nimugoroba akazamuka umusozi kuvugana na se ari wenyine. Iyo ni intimité. Uvuga ngo Yesu yari muri intimité na se, yari mu busabane bukomeye na se. Amen. None se umuntu atagira ibihe nk'ibi byo kubana n'Imana, yibana gusoma materaniro gusa, uyo se azamenya umutima w'Imana koma gute? Nibishoboka? Abo mubibonye? Amen. Nuvuga ngo Yesu yahoraga afata umwanya akava mu bantu akagenda wenyine ahatari abantu asabane na se. N'imbere yuko atoranya intumwa ebyiri mu bigishwa benshi bari bahari, yaraye ijoro ryose wenyine ku musozi asenga kugira ngo ahabwe directive na se mbere yo gutoranya za ntumwa 12.
Il était constamment en communion, en relation intime avec son père. Yari kumwe na se mu busabane bukomeye cyane. Ntabwo rero ushobora rero kumenya umutima w'Imana ngo uzabe inshuti y'Imana nta myanya ufite umwihariko wowe nyine n'Imana. Kadusome Zaburi ya 55:14. ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abamwubaha, azabereka isezerano rye. Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. Alléluia. Ni ukuvuga iki? L'amitié. Bavuze iki? Ntabwo bavuze amitié. Hano ngo l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ngo ubushuti bw'Imana buri ku bamubaha. Amen. Et son alliance leur donne instruction. N'isezerano rye rirabigisha. Nimumva se? Nuvuga ngo ntushobora kuba inshuti y'Imana utubaha Imana. Ejo twarize ibintu bitatu bikwiye kuranga ubuzima bwacu. Icya mbere ni iki? Ubuzima bwacu bukwiye gutuma abantu batinya Imana, bubaha Imana, bigatuma bazamura amashimwe. Icya gatatu, bagahamya ko bagenderewe ni Imana. Nuvuga ngo rero ubushuti bw'Imana ntibushobora kubaho ku buzima bw'umuntu atubaha Imana. Ntibishoboka. Amen. Ngo ubushuti bw'Imana buri kuba yubaha. Kandi birumvikana ubushuti nyabwo harimo kubaha iyo nshuti yawe. Mais si tu te mets à dénigrer ton ami, est-ce que vraiment c'est ton ami? Nutangira gusuzugura inshuti yawe, ukayivuga nabi, ukayisebya, ubone ubushuti? No. Nimva umuntu yitwa ngo ni inshuti, ukaza kumva ngo jya gusebya hari, wowe urakomezana nawe? No, tu vas rompre directement. N'uburyarya. Inshuti nyanshuti ikuvuga neza, ikanakudefanda. Amen. Nimba ibyo bakuvuga koko bifite ishingiro, ahubwo ikugira inama muri babiri, muri bya bihe byanyu byibanga. Mais ne va pas te critiquer ouvertement, séance tenante. Ntabwo ajya kugukritika. Rero Imana ngo ubushuti bwayo buri kubayo yubaha. Uyu munsi rero kubera ko the fear of the Lord, la crainte de Dieu yashize mu bantu, kutinya Imana, kuba Imana byaragabanutse mu bantu, bigenda bikendera. Bivuga ngo rero ni bake bashobora kuba inshuti z'Imana kubera ko la crainte de Dieu ntabwo igihari cyane mu bantu. Wabibise? Donc l'amitié de Dieu est indissociable, hein? Avec la crainte de Dieu. Ntushobora gutandukanya ubushuti bw'Imana no kuyubaha. Birajyana. Yesu yaravugaga ngo j'honore mon père, ngo ndiyo ndubahisha data. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo data ubahisha. Wabizi? Umwana wawe nguko nawe yakubahishije. Jésus n'a fait que honorer son père. Yatumaga abantu igitinyiro cy'Imana kiza. Ariko nimba wowe udatinya Imana, utubaha Imana, ntuzigere utekereza ngo ushobora kuba inshuti y'Imana. Izaburira gutsembeye. Ibishoboka. Amen. Uyu munsi rero abantu benshi mu matorero babuze igitinyiro cy'Imana. Isufi yo kumva amagambo bavuga. Rero ntibashobora kuba inshuti z'Imana. Amen. Haleluya. Rero uyu munsi turagarukira kuri uwo murongo wa mbere gusa. Uwiteka niwe mungeri wanjye sizakena. Ndakuvuga iki? Dawidi hano ariho aravuga iki? Mumenye ntago yavuze ngo Uwiteka ni umwungeri wacu. Yavuze Uwiteka kubera iki?
intimité. Ndamuzi ku giti cyanjye nawe aranzi. Amen. Hari ibyo tuzi ranyeho. Mwayizi. Uwiteka ni umwungeri wanjye, iriya nge mushireho. Ntabwo bivuze ngo Uwiteka ni umwungeri wacu. Sinzakena. Sinzakena ni ukuvuga Dawidi ariho aravuga ibintu bikomeye cyane hano. Igihe yaragiraga umukumbi wa se, niwo mukumbi we nyine, sibyo? Kuko ibya se nibye. Ntabwo intama arizo ziganyiraga ubwatsi bw'ejo aho zizabukura. Ahubwo niwe yagendaga amenya ejo ahaza azaziragirira mu bwatsi bwiza, tuzabibona ejo kugira ngo zirye zihage. Noneho akazijyana nawe zikwiye kunywa amazi meza, atazikanga adasuma. Tuzabireba. Izo ntama ntabwo ari umurimo wazo kuzajya guhishakira ubwatsi. Amen. Haleluya. Inyamaswa zo mu ishyamba zirimenya. Inyamaswa zo mu ishyamba zirimenya. Les animaux sauvages zirimenya kuko ntawe uzimenya. Amen. Haleluya. Haleluya. Wild animals zirimenya, les animaux sauvages. Ariko ziriya ntama umwungeri niwe uzimenya. Imana ishimwe. Haleluya. Urabyumva ibyo? Rero uyu munsi rero abantu benshi ntabwo ari intama, ntabwo ari intama z'Imana muri sense yo kuba inshuti zayo. Bitwara nk'inyamaswa zo mu ishyamba. Bitwara nk'ibiti kimeza. Les oliviers sauvages. Umerayo wimejeje. Urirwanaho. Mwabyumvise? Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Dawidi ariho aragaragaza yuko Imana ye niyo imenya ibizamutunga, ibyo azakenera. Ntabwo ariho akwiye kuhangayikira ibyo, kuko azaba agiye mu bitamurese umurimo we. Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Amen. Sinzakena. Bivuga ngo ntacyo nzabura. Ahubwo umurimo w'intama si uwo guhangayika ngo ubwatsi ejo buzava he. Ahubwo umurimo w'intama ni ukuvuga ngo umushumba wanjye ari he. Ariko se niko bimeze ubu? Turitwara nk'inyamaswa zo mu ishyamba zirwanaho, zidafite nyirazo. None se nk'imbogo barashe, sibyo, igakomereka ku kuguru. Amen. Ninde imbogo yo mu ishyamba? Ninde uzayivura? Ninde nyirayo? Nawe. Nitakira mu buryo ntazi, bizagenda igisebe ikomeze, noneho irware, igwaho, intare ze zirye. Amen. Ariko inka nimba ifite nyirayo, ndibaza ko inka zifite nyirazo, ninde witwarika kureba ko yakomeretse? Rero Dawidi ariho arafata uko we yabanaga n'intama, akazitwararika, akazimenyera ubwatsi aho buzaturuka, akamenya amazi zizanywa, akamenya buri kintu cyose, akamenya n'ibihe byiza byo kuzitwara
kurisha, si ibyo niba babyita gutyo, akamenya nimba ikirere ari cyiza cyangwa niba ari kibi. Ibyo byose bituma intama zimera neza ntabwo bireba intama, bireba umwungeri. Niba avuga ati rero Uwiteka niwe umwungeri wanjye sinzagira icyo nkena, kubera yuko ibyo byose nk'uko nabyitwarikaga ku ntama zanjye za data, niko n'Uwiteka anyitwararika. Amen. Aho niwo uza rero kureba rero rya jambo Yesu yavuze ntitubitahure, Matayo 6, amen, 33 kumanuka. ahubwo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, 32 kuko ibyo byose 31. nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki. Kubera iki avuze ibyo? Ariho aradufata nk'intama ze, niwe mwungeri wacu, kuko intama ntago ibyo ari ibyazo. Ariko reba atubwire rero ababyitwarika bameze nka nyamaswa zo mu ishyamba zirwanaho, nabavuga rero kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Amen. None turaho nimubona ko twitwara kenshi nk'abapagani, twitwara nk'inyamaswa zo mu ishyamba. Amen. Ntabwo twitwara nk'intama zifite nyirazo. Wayibise komeza. ahubwo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko ab'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. Amen. Mbere yuko uzumva ubusabane Imana ishaka kukwinjizamo, ukwiye kubanza kwishyira muri wowe ko uri intama, ko Yesu ari umwungeri wawe. Ubanze ubifate mu buryo bwa kimuntu, intama. Wayibise? Nutangire kubisipiritualiza, nutangire kwifata mu mwuka, ubanze ubifate mu buzima busanzwe, intama n'umwungeri. Nuza kumva rero ukuri ko mu mwuka, nutaheraho ari warayishura muri we. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Yesu aravuga ngo ntimukiganyire iby'ejo, kuko za ntama sizo ziganyira iby'ejo ngo uyu munsi twabonye ubwatsi bwiza, ejo ntabwo tuzi aho buzava. Izo ntama se zibaho? Ariko izo ntama mu itorero zirahari, zirangagijwe n'iby'ejo. Nuvuga ngo rero mu jambo rimwe ntabwo turamenya kuba intama. Uyu murongo wa mbere wa Zaburi 23 ntabwo turawubamo neza. Bivuga ngo nta intimite dufite n'Imana yacu. Intimacy ntayo. Nimba nta intimite harimo iki? Imihango n'imigenzo. Amen. Urafata Zaburi, tugaturangize Zaburi ya 23 umurongo wa mbere ubihuze na Matayo 6:31-34. Ibyo ubihuze, uraza kubona rero ntabwo turamenya icyo Yesu yaje kudushakaho. Amen. Wabibise? We conduct ourselves like wild animals. Nuvuga ngo twebwe turi komporta nk'inyamaswa zo mu ishyamba, des animaux sauvages, zafite nyirazo, zafite uzitwararika. Amen. Ariko rasiyo yacu n'Imana nuko intama, umwungeri wayo niwe amenya ibintu byose ikeneye. Hano Dawidi avuga ati Imana ishaka ko tubana nayo nk'uko Dawidi yabanaga n'intama. Kandi ntiwirebe mu bwinshi, ubanze wirebe wowe. Ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena.
kugira ngo uzabitahure rero iyi profondeur, banza ugaruke ku isi urebe umwungeri n'intama, hanyuma umenye ibyo mu mwuka Imana iraduhamagarira. Wabizi? Amen. Mu gihe cyose wowe uba mu bintu byo kuhangayika, mu bintu y'ama inquiétude, ngo ejo bizagenda gute, nzarya iki, gute, bazanyukana ku kazi, abana baza icyo barya, sibyo? Uzajye wibuka, ese wowe ubana gute n'Imana? Ese Yesu ni umwungeri wawe koko? Uri intama ye? Intama se niyo yiganyira ngo ubwatsi buzava he? Niyo yiganyira ngo amazi azava he? Rero abantu benshi turi mu gakiza, ariko ntabwo turamenya icyo ari cyo kuba mu gakiza. Uyu murongo wa mbere rero tukwiye kuwutekerezaho, amen, mu buryo ejo tuzagaruka nibura uwo murongo umaze kwaguka muri wowe. Imana ishimwe. Uwiteka niwe umwungeri wanjye sinzakena. Tujyane iyo devoir, hanyuma ubitekereze. Jewe ndizera ko hazaba no kwihana kuko ntago twabanye na Yesu nk'intama ze, twabanye nka Yesu nk'inyamaswa zo mu ishyamba, wild animals. Reka dusenge. Mwabyumvise ibyo? Tutashye tufite devoir, homework ya Zaburi 23 murongo wa mbere. Mwami, turagushima uyu munsi waduhaye kubana nawe. Turasaba Mwami kugira ngo udukureho ibitekerezo byose by'ibinyoma twibwiye bitari byo. Twafashe agakiza ko katari, ntago twanamenye icyo dushakaho. None umunsi twakwinjira mu busabane bwimbitse bwo kubana nawe nk'uko intama ikundwa n'umwungeri wayo ibana nawe. Urakoze rero, aya magambo y'uno munsi uyagure muri buri muntu wese, yaba mu bari hano, yaba mu bakurikira kuri internet. Iri jambo Zaburi 23 murongo wa mbere uryagure mu izina rya Yesu Kristo. Turakuragije rero iki cyumweru cyose cy'amasengesho, ubuntu bwa Kristo buzabane natwe, kandi umwuka ukomeze kutwigisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Yesu abahe umugisha.